bituma nzamura ishimwe ryawe mwami ndanyuzwe n'urukundo rwawe Yesu ndanyuzwe n'ubuntu bwawe Yesu ibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima w'ibisaba ndabakunda ngaho mugende mubwira abababaye muhumurize abakomeretse mubabwire baze barebe dufite Imana itagihinduka yadusanze twigaragura nk'ibata idukuramo iratweza iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo sibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima w'ibisaba ndabakunda ngaho mugende mubwira ababaye muhumurize abakomeretse mubabwire maze barebe dufite Imana itagihinduka yadusanze twigaragura nk'ibata idukuramo iratweza iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo iratweza iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo warakoze Yesu we warakoze Yesu we ibyagaragaraga nk'ibidashoboka barabihangamuye urabishobora ibyari bimeze nk'imisozi miremire barabyicije binduka ibibaya umutima wanjye waranyuzwe ntacyo ngushinja Mana warakoze umutima wanjye waranyuzwe ntacyo ngushinja Mana warakoze ibyagaragaraga nk'ibidashoboka barabihangamuye urabishobora ibyari bimeze nk'imisozi miremire barabyicije binduka ibibaya umutima wanjye waranyuzwe ntacyo ngushinja Mana warakoze umutima wanjye waranyuzwe ntacyo ngushinja Mana warakoze ahari habuditse igicu cy'umwijima wakwije umucyo w'ibyishimo ahatembaga imigezi y'amarira washyize inyanja ngari y'umunezero umutima wari wuzuye intimba
bawuhinduye ibitwenge uraririmba umutima wari wuzuye intimba bawuhinduye ibitwenge uraririmba ahari yabuditse igicu cy'umwijima wakwije umucyo w'ibyishimo atembaga washize inyanja ngari y'umunezero umutima wari wuzuye intimba bawuhinduye ibitwenge uraririmba umutima wari wuzuye intimba bawuhinduye ibitwenge uraririmba umutima wari wuzuye intimba bawuhinduye ibitwenge uraririmba umutima wari wuzuye kwiheba bawuhinduye ibitwenge uraririmba umutima wari wuzuye intimba bawuhinduye ibitwenge uraririmba ibyagaragaraga nk'ibidashoboka warabihangamuye urabishobora ibyari bimeze nk'imisozi miremire warabyicije binduka ibibaya umutima wanjye waranyuzwe ntacyo ngushinja mana warakoze umutima wanjye waranyuzwe ntacyo ngushinja mana warakoze umutima wanjye waranyuzwe ntacyo ngushinja mana warakoze umutima wanjye waranyuzwe umutima wanjye waranyuzwe umutima wanjye waranyuzwe ntacyo ngushinja mana warakoze umutima wanjye waranyuzwe umutima wanjye waranyuzwe umutima wanjye waranyuzwe ntacyo ngushinja mana warakoze ntacyo ngushinja mana warakoze ntacyo ngushinja mana warakoze nibutse aho wankuye ndeba naho ngejeje bituma nzamura ishimwe ryawe mwami nibutse aho wankuye ndeba naho ngejeje bituma nzamura ishimwe ryawe mwami nibutse aho wankuye ndeba naho ngejeje bituma nzamura ishimwe ryawe mwami 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 we nibutse aho wankuye ndeba naho ngejeje bituma nzamura ishimwe ryawe mwami bituma nzamura ishimwe ryawe mwami bituma nzamura ishimwe ryawe mwami wangiriye neza mana wangiriye neza n'ukuri umutima wanjye ntuzibagirwa
ineza yawe kuri njye wangiriye neza mana wangiriye neza n'ukuri umutima wanjye ntuzibagirwa ineza yawe kuri njye wangiriye neza mana wangiriye neza n'ukuri umutima wanjye ntuzibagirwa ineza wangiriye umutima wanjye ntuzibagirwa ineza wangiriye muri amajoro acuza umwijima n'ubutayu burebure mw'ishyamba ry'inzitane abanye nanjye unsohora y'amahoro ahari huzuye imiborogo uhatembesha ibyishimo mbese niki mwami wanciye nyamara suko nakiranukaga cyane oya suko mvuga neza cyangwa hari icyo ndusha abandi nagushimiye Kristo kubw'ineza yawe umutima wanjye ntuzibagirwa ineza wangiriye 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 ndanyuzwe n'ubuntu bwawe Yesu ndanyuzwe n'ubuntu bwawe Yesu ndanyuzwe n'urukundo rwawe Yesu ndanyuzwe n'urukundo rwawe Yesu ndanyuzwe n'ubuntu bwawe Yesu ndanyuzwe n'urukundo rwawe Yesu ndanyuzwe n'ubuntu bwawe Yesu ndanyuzwe n'urukundo rwawe Yesu ndanyuzwe n'ubuntu bwawe Yesu ndanyuzwe n'urukundo rwawe Yesu ndagushimiye Yesu Kristo gushimiye ko uri Imana nziza izina ryawe nirishyirwe hejuru wabaye wo kwizerwa mu buzima bwanjye nsubije amaso inyuma mwami mwiza nkareba ibyo wankoreye nkareba uwo nahoze ndiwe n'uwo ndi ubu ngubu umutima wanjye wuzura amashimwe menshi ndagushimiye yuko utatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa umurimo ukomeye wakoze mu buzima bwanjye wa mbere ni ukumpa agakiza kandi ukampana n'umunezero wako wose ndetse n'umugisha yo muri ko izina ryawe nirishimwe kandi si ibyo gusa mwami mwiza no mu buzima bwanjye busanzwe bwa buri munsi wagiye uba hafi yanjye hari amarira menshi wagiye umpoza hari inzira nyinshi wagiye unyuzamo nabonaga bitari bushoboke ariko mba hafi izina ryawe nirishyirwe hejuru nanjye ntago mfite ipfunwe ryo kuririmba amashimwe yawe kandi nzi neza ko n'abadukurikiye nabo hari ibyo bibuka wakoze mu buzima bwabo uyu munsi wa none rero Kristo nyemerera tugushime
muri iki kiganiro cya Blessed Hour icyo twaje dufite ku mitima no kugushima gusa, no kugushima, no kwibuka imirimo ikomeye wakoze mu buzima bwacu, no kwibuka ibi byagaragaraga nk'ibidashoboka mwami mwiza washoboye mu buzima bwacu, no kwibuka imisozi yari miremire wikije mu buzima bwacu, no kugushima, no kugushima haba mu ndirimbo haba mu isengesho mwami mwiza. Imitima yacu yuzuye amashimwe y'ibyo wadukoreye, utagushima mwami mwiza yaba aringaye. Warakoze Kristo, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Noneho turanyuzwe n'ubuntu bwawe, turanyuzwe n'ubuntu bwawe, turanyuzwe n'ubuntu bwawe Yesu. Ndanyuzwe, ndanyuzwe n'ubuntu bwawe Yesu. Ndanyuzwe, ndanyuzwe n'urukundo rwawe Yesu. Amen. Bakunzi b'Icyerekezo TV turabasuhuje, tunabasezera. Nizere ko twagiranye ibihe byiza. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndumva nuzuye amashimwe menshi y'ibyo Uwiteka yakoze mu buzima bwanjye, kandi ndahamye nashidikanya ko nawe hari ibyo yagukoreye. Usubije amaso inyuma ukibuka, ukirengagiza ibikugoye ubu ngubu, hari ibintu byinshi wakwibuka Kristo yakoze mu buzima bwawe kimwe n'ubwanjye. Impamvu uyu munsi wa none numvishe mfite amashimwe menshi mu mitima yacu, ndavuga nese uyu Imana papa wacu tuzajya duhora tujya imbere ye tumusaba gusa, nta no kumushimira ibyo yakoze. Ndavuga nere ku uyu munsi twinjire mu mwanya wo gushima Imana, turirimbe dushima Imana, dusenge aho uri ushima Imana, kugira ngo tuyereke ko twanyuzwe, twanejejwe kandi n'ibyo yakoze mu buzima bwacu. Ntago tuyize imbere tuje kuyisaba gusa, ahubwo birakwiriye ko tunayishimira n'ibyo yakoze, kugira ngo kandi ikomeze inakore n'ibindi. Imana yacu yabwe icyubahiro. Ndabakunda cyane. Wibuke gukora subscribe, like na comment, uduhe ibitekerezo byawe. Imana yacu ibaho umugisha. Ndabakunda cyane.